mbere yuko dutangira rero banzira aka kantu, niba ukoresha website yawe ushaka ukaba ugira ikibazo cyo kureba filime, aka kantu karagufasha. Ugikanda kuri filime cyangwa ugikanda muri website bagahita bakudirectinga kuri website z'ama VPN cyangwa izindi website zamamaza wina n'ibindi. Nta kintu uhita ukora, uhita ugaruka direct kuri website ugahita utangira kwirebera filime, ugakora process nk'ibisanzwe. Iyo utegereje ngo hazemo ngo ibindi bintu, ngo ugategereza ngo VPN ngo zirodinge, ngo install VPN ngo kubashe kureba, ibyo ntacyo bigufasha. Wowe ugikanda kuri ahantu kanza hariho hose, hita ugenda direct, hita ugaruka kuri website ukora ibyo wakoraga. Iyo website irodinze batakudirectinze nawe ubibona. Uburyo buragoye ndabizi, ariko abantu benshi bamwe bagenda babumenyera, kandi muzagumya muri filime uko mwari musanzwe muzireba. uyu munsi birarura ariko nubimenyera ntibizabirura. none nzabinywa nyuma bitakirura. narayani na Anthony we mburugoryi ngo uyu munsi nubwo ibinini birarura ngo ariko nyuma warabimenyereye ntabwo bizaba birura. Ikigoryi nacyo ngo ni suwareka wo kubinywa uyu munsi biri kurura nkazaba mbinywa nyine nyuma bitakiri kurura nk'uko bivuga. Ni urusazi. Bano se bagiye nabo kunywa imiti, bagiye kuguhatiriza unywa ibinini. Niba ukunda filime zirimo ziteye akababaro cyangwa se filime zazindi zikora ku marangamutima yawe, iyi filime ndayigutuye. Bayita Kyon. Ni filime yakozwe na Rocky ya Salman Khan. Salman Khan bamujyana mu kigo cy'abarwayi bo mu mutwe, bakamubaza ibibazo bisanzwe kugira ngo babashe kumwemera kwinjira muri icyo kigo. Ariko Salman Khan abashinjwa ko yishe umuntu. Bavuga ati ibyo bitaro nibyemeza ko arwaye mu mutwe, afite ubwo burwayi bwo mu mutwe, ubwo baramushyira mu bitaro. Nibemeza ko atabufite baramufunga, baramukatira igihano cyo gufunga kuko abakekwaho kwica umuntu. Rero ni filime nziza. Salman Khan ajya mu bitaro, umukobwa harimo umukobwa w'umuganga akamwitaho, ariko ikibazo kiza kubaho uwo mukobwa w'umuganga aza gukundana na Salman Khan, ibintu bidashimisha papa we. Papa we ntabwo bimushimisha, agashaka kugira nabi Salman Khan, akagerageza ibintu byose bikanga, bikaza kurangira amutera urushinge mu ijosi. Akamutera urushinge, iyo amaze kumutera urushinge rwo mu ijosi, Salman Khan aragenda akarangira neza, akaba pararize neza ku buryo nta kintu azongera gutekereza. Nyuma yo kuba pararize rero nta kindi kiba gikurikiyeho, urumva bahora akanuye gusa, ahora arira areba, nta kintu aba yakora nyine. Urambuga Jackie Shroff, papa wa Tiger Shroff nawe arimo aramufasha, akamushyira umusego ku mazuru, bikarangira Salman Khan yipfiriye. Ariko nubwo abikora, wa mukobwa wa muganga ukuriye ibitaro by'abasazi amenya ko sheri we bamwishe, kandi ababizi neza ko ari papa we wabikoze kuko ntabwo bashaka ko bazabana. Arabimenya ko bamwishe, ubwo agahitamo nawe guhita asara. Ntabwo abihitamo ku bushake, ariko ubwenge bwe buratekereza bukumva ntabwo bwabishobora, bikarangira ahise asaze. Papa we nawe akababura akamwica, aba yishe umuhungu ukundana n'umukobwa we kugira ngo badakundana, bikarangira umukobwa yagiye mu bitaro by'abasazi nawe kuri cya kigero kidasanzwe nyine, akagira ibibazo byo mu mutwe. Rero ni filime nziza igaragaza ukuntu urukundo rushobora kubaho hagati y'abantu babiri badahuje standard livings, ku buryo umwe ashobora kuba ari umukire undi ari umukene, umwe ari umurwayi undi atari umurwayi. Kuko umukobwa yarafashe Salman Khan kumuvura. Ni agafilime keza wareba ukagakunda wowe n'umuryango wawe.